iminsi ntikaremera kugikunda nta muhura cyane rwose. hari abatisite batwika barabikora kandi barabikurikirana. none se wari ukitubwira inkuru y'ukuntu wabonye umu boyfriend wawe akaguhereza akagifti gakoze mu bugeni. Reka tubahe ikaze mwe mukurikira channel Zoriva Billionaire. Aha turi ni Musanze, mu mujyi wa Musanze. Twasuye inzu y'ubugeni iherereye muri aka karere. Tuhasanga umukobwa w'umwangavu mwiza uri imbere ahangaha ubona kuri kamera za Zoriva Billionaire. Twagize amatsiko yo kumenya ibintu akora aha hantu, ariko tugira amahirwe yo guhura nawe, ese tumusaba ikiganiro arakiduhereza. Tubaye tubashimiye abantu mwakoze subscribe ndetse n'abandi mukomeje kudushyigikira bitewe n'ubwuzu ndetse n'ubwiza butatse iyi nzu. Twahamaze umwanya munini twarangaye ibintu byinshi, twumva byose twabitahana, ariko kubera ko mu mufuka ntacyo twari twazanye, urumva nuko ureba gusa tugenda dufotora amafoto amwe n'amwe y'urwibutso, kubera ko ahantu ntago ari ahantu ushobora kugera buri munsi. Iyi nzu y'ubugeni ni Smoofen Art and Furniture. Ubishaka waza, simbizi ariko ibikoresho byaho bisa nkaho byihagazeho, gusa ni byiza cyane, mwazabasura. Tutabatindiye rero, wa mwari nababwiraga ari imbere yanjye yambaye neza pepepe. Reka dufate akanya tumuganirize twumve iki ibi bintu bimugezaho, impamvu yafashe umwanzuro wo kuza muri ibi bintu. Ese ni ikihe kintu ashobora kubwira abantu, ese abifata ate mu buzima bwiwe, mbese niyihe ntumbero afite. Njye muri kubana ndi Zoriva Billionaire, nifuje kubaha ikaze mwe mukurikiye Zoriva Billionaire. Reka ngo umwanya wibwira abadukurikiye. Mwakoze. Nitwa Rosemary. Ni karibu kandi ikaze nyinshi mu rugo yacu kugera. Mwakoze kudusura no kudutekereza. Urakoze cyane Marita. Ndumva abakuzi bamaze kukumenya. Impamvu twaje kugusura ntago ari uko wenda ahandi hose tutahagera, ariko aha hantu nawe kuba uhari, twavuze tuti ibyayo byose kubera ko uhari turaza kubona umwanya, uraza kuduhereza umwanya. Twavuze tutereka tuze tukuganirize, utubwire ibyo ukora, utubwire muri rusange ibi bintu nicyo wabwira abadukurikiye kuri ibi bintu. Mwakoze. Icyo nabwira abadukurikiye hano muri Smoofen Art and Furniture, tugira ibikoresho by'ubugeni n'ububaji muri rusange. Ducuruza ameza, imitako nk'uko mubibona, n'ibindi byinshi wakenera, n'ibitanda, hari n'abo dukorera intebe. Urakoze cyane. Muri make Marita, ushobora kutubwira ni gute watangiye uyu mwuga wo gucuruza ibintu bikoze mu bugeni? Ni ukuvuga ngo icyatumye numva njye natangira gucuruza ibintu by'ubugeni, hari boyfriend nari mfite amagambo numva ndagakunze, bihita binyatarakitinga, numva kuko byagenda kose ngomba kubikoramo. None se muri ibi bintu twabonye amataburo, tubona imisego, tubona ibishushanyo bitandukanye, tubona amakarita, tubona ibintu byinshi cyane bikoze mu bugeni. Ese ni mwe mubikora? Nitwe tubikora, ariko hari abashinzwe gushushanya, hari abashinzwe kubaza, nyine tugiye gutandukanye. Ni timu ngari muri rusange.
mufite n'ababaji, mufite n'abo gushushanya n'amakarite barayashushanya. Ese umuntu aje ashaka kumushushanya ifoto ye ngo muyishushanye neza muyikubite ku giti hariya, ubu mwahita mubikora vuba cyane rwose. hari abartiste batwika barabikora kandi barabikurikira. none se wari ukitubwira inkuru y'ukuntu wabonye umu boyfriend wawe akaguhereza akagift gakoze mu bugeni. Ese byari ibiti, byari buhe bwoko bwa gift? ni akantu yampaye gashushanyije ariko kari gakozwe mu giti. Kari gakoze mu giti. ndakabona numva ndagakunze, numva ngize n'amatsiko yo kubyinjiramo cyane. Ubwo birumvikana rero umuntu wese ushaka kuba yabyutsa amarangamutima y'uyu mukobwa yashaka akantu gakoze mu giti akaba yakamuzanira byose ubikiza hanze. Ubwo ugiye kubona abantu benshi cyane bagiye kuzanira amagifuti. Ariko se ibi bintu ni nabyo wizeye mu buzima busanzwe? ntabwo aribyo nizeye. Wizeye mu biki? ni segonderi nasoreje mu ndimi n'ubuvanganzo, nyuma nza kubona short course y'ibintu bijyanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku nka z'amatungo. Kumva rero uri umunyamashuri uzi ibintu byinshi. Urumva umuntu ushaka ibintu bikomoka ku mpu yamwegera, n'ibyo by'amatungo urumva arabizi cyane. ni umuntu uri talented. Urumva umuntu waje mu bintu by'ubugeni akaba azi iby'amatungo akaba azi ibyo by'imo, ni umuntu w'ingenzi cyane. Muri make se udufashije washishikariza iki urubyiruko rw'iki gihe? Hari abantu bafata by'ubugeni nk'ibintu biri aho bisanzwe bitatanga umusaruro, mbese ukabona batabyitaho, nubwo babigura banabiguza amafaranga menshi ariko ntibite ko byabahenze, bagakomeza bakabishyira muri kategori y'ibintu bitabazamura ngo bigere aho bibakura n'aho bibageze. Wababwira iki? icyo nabwira urubyiruko ni ukwitinyuka bakumva ko bashoboye, kuko nyine gushaka ni ugushobora, kandi nyine bisaba kubanza wakunda ikintu ugiye kujyamo. nanjye nabijemo nubwo byari biturutse kuri iyo gift ya boyfriend wanjye, ariko nyine numvise n'ubundi bikunze nkavuga ngo ngomba kubijyamo. rero barashoboye, bitinyuka. Ese mu busanzwe ukunda iki? mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. iyo nta bindi mugiyemo nicaye mba numva naririmba. Mu bahanzi bo mu Rwanda se nuhe muhanzi wita nk'icyitegererezo cyangwa se ukumva uramukunze bitewe n'ibihangano bye? Kuko nyine niba uri umuririmbyi birumvikana ko nawe ukunda abaririmbyi. Clarisse Karasira. Waturirimbiraho nk'indirimbo imwe ye tukumva ukuntu bimeze? ariko agace gatoya. Nta kibazo, icyo uduha cyose turacyakira. Iminsi ntikaremera kuyivuga nta muntu mwana wanjye uciwe n'ayandi umenye kugenda witwararika mwiza gushuke isi gutera. Ibintu urabizi mwana. ahubwo urakorana n'ibyamamare. Urabizi cyane. Rero tutagufatiye umwanya munini, turabizi bari kugushaka cyane, abakiriya ni benshi. Wagira icyo utangariza abadukurikiye kuri Zoriva Billionaire, ukagira icyo ubabwira muri make, tukakureka tukakubohora ugasubira mu kazi kawe? murakoze. abadukurikiye kuri Zoriva Billionaire ikintu nababwira mbere na mbere bitewe n'ukuntu nabonye badusura rwose, like, share, subscribe. nizeye ko rwose mugomba kubikora. ikigeretseho nanone ni karibu muri Smooth Art and Furniture.
dukorera hano mu mujyi wa Musanze ruguru ya Goyiko imbere y'umutanguha banki. Ibirenze ibyo rero muzadusure, ni karibu nyinshi cyane, tuba twaje ku bwanyu, turabakunda. Yes, murakoze cyane, mwamwumvise ni Martha wahangaha muri Safi Smooth Art and Furniture.